Umwaka wa 2025 waje udusigiye sinema itari isanzwe. Uyu mwaka wuzuyemo udushya, ibitangaza n'ubuhanga bwinshi bw'abakinnyi n'abayobozi ba filime. Mu minota mike gusa tugiye gusubiza amaso inyuma turebe filime 10 zashimishije isi kurusha izindi, zayoboye amanota, zikavugisha abantu kandi zigahindura uburyo tubona sinema. Wowe ugeze hano bwa mbere ndagusaba kanda subscribe in Kevin Entertainment, like na share, komeze ujye ukurikirana ibiganiro byacu ngo wayikaze mu kiganiro. Ubu tugiye kureba top 10 movies zatwitse uyu mwaka wa 2025. Ubwo tugiye guhera kuri filime ya 10 kugeza kuri filime ya mbere. Murakoze, mbahaye ikaze. Filime ya 10 dusanga niyo bita Blue Moon. Iyi filime Blue Moon ni filime y'inyuma y'ikirere n'imbere mu mutima. Yakozwe mu buryo bw'ubuhanzi, yerekana ubuzima bw'umuntu, ibyiyumvo n'inzira yo gushaka icyerekezo. Nubwo ari filime idakoma henshi, yabaye imwe mu zihabwa ishimwe ridasanzwe muri 2025. Reka dusimbukire ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turasanga iyo bita The Movie. Iyi ni filime yerekanye isi yibuse cyane y'imikino y'amamodoka, dore ko ifite adrenaline, ubushobozi bwa kamera bwageze kure, n'inkuru y'abantu bari mu kibuga bahangana n'ibihe, ubuzima n'umuvuduko. Ni imwe mu zatumye 2025 yuzura umwuka w'imikino muri sinema. Reka mumbabarire rero dusimbukire ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 niyo bita Thunderbolts. Ku mwanya wa 8 ubwo nyine wayirebye ni filime ya Mavo ntiyatanzwe muri 2025, dore ko Thunderbolts yavanye abantu mu myumvire y'abanyabibi n'abanyakiza, igaragaza ko buri wese afite impamvu ze, ibanga rye n'ubuzima bwe. Ni filime yubatse ku mbaraga, action n'urwenya rukenyanya ukwiye. Reka dusimbukire ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 ni filime yitwa How to Train Your Dragon. Iyi filime nta mwaka wa sinema uba mwiza hatabayeho animation ikomeye. Ubundi ni filime ya animation cyangwa se filime zimwe zibitente mwita ngo ni iz'abana. How to Train Your Dragon ya 2025 yazanye ubuzima bushya, ubuhanzi bukomeye n'inkuru y'umuryango ukomeye. Ni imwe mu zashimishije abana, abakuze ndetse n'abakunda fantasy movies. Reka dusimbukire ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 ari bita Final Destination cyangwa se Bloodlines. Iyi Final Destination murabizi ni igice cya nyuma cy'iyi Final Destination cyasohotse uyu mwaka. Franchise ya Final Destination yongeye kugaruka, ariyo bita Bloodlines. Yagarukanye ibitekerezo bishya, ubwoba bushya n'uburyo bwo gutuma abarebye bibaza byinshi. Iyi yabaye imwe mu mafilime ya horror yavuzwe cyane muri 2025. Ubwo nimvuga horror umenye ko ari izi filime ziba ziteye ubwoba, benshi bita ngo niziteye ubwoba. Reka dusimbukire ku mwanya wa 5. Ariko ndagusabye we niba tugeze ku mwanya wa 5 wama subscribe, like na share, ubundi tugakomeza. Umwanya wa 5 ariyo bita Ballerina. Iyi nayo Ballerina ni filime yerekanye ko umubyimba n'ubuhanzi bishobora kuvangwa n'ubukana bwa action. Muri 2025 iyi filime yabaye indahiro yo kugaragaza ko abagore mu rugendo rwa action bashobora kubikora ku rwego rwo hejuru mu buryo bwiza kandi butari busanzwe. Reka dusimbukire ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 tuhasanga bita Mission Impossible cyangwa se bita The Final Reckoning. Ethan Hunt yongeye kugaruka ku nshuro ya nyuma. Iyi filime yagaragaje ubuhanga bwa stunt work cyangwa se ikorwa n'ibikorwa nta CGI. Muri make iyi filime kwayibonye ya Mission Impossible The Final Reckoning, iki gice cya nyuma nta CGI nyinshi bakoresheje, dore ko ibivuga ku bintu cyane cyane byerekeye n'igihe cya AI. Iyi filime ubuhanga bwa stunt work nta bwigeze bukoreshwa, dore ko ibikorwa nta CGI n'umurava w'abakinnyi bakuru. Mu mwaka wa 2025 iyi ni imwe mu mafilime zakururiye abantu benshi cyane muri sinema ku isi. Iyi filime dore ko hari byinshi yahinduye, niyo mpamvu twebwe twashyize ku mwanya wa 4. Tugiye kureba filime iri ku mwanya wa 3. Filime iri ku mwanya wa 3 niyo bita Superman 2025. Muri 2025 isi yongeye kwakira Superman mushya. Iyi filime ntiyari y'imbaraga gusa, ahubwo yagaragaje ubuzima bw'imbere bw'intwari, uburyo ababara, uburyo abarwana n'ihungabana n'inshingano. Iyi yashimishije abarebye blockbusters n'abakunda inkuru zifite umutima. Murakoze. Reka tujye kuri filime ya 2 iri ku mwanya wa 2. Iri ku mwanya wa 2 bayita The Sinners. Iyi ni filime yabigizwemo uruhare n'ubwoba n'umutuzo. Ni imwe mu mafilime ya 2025 yavugishije benshi bitewe n'uburyo yavangaga ubuzima bwa muntu n'ibihishe mu ntekerezo. Ni inkuru yerekanye
ko atari ugutera ubwoba gusa ahubwo ari n'uburyo bwo gusuzuma imitekerereze. Reka dusimbukire ku mwanya wa mbere. Ese wowe urumva ku mwanya wa mbere ari iyihe filime? Wowe ukunda kureba filime cyangwa se wowe ukunda gukurikirana ibintu by'amafilime, urumva ku mwanya wa mbere ari iyihe filime? Mbere ko mvuga ku mwanya wa mbere, please ndagusaba kanda subscribe na like na share kuri iyi channel, murakoze. Umwanya wa mbere hariyo bita One Battle After Another. One Battle After Another. Iyi ni filime ya action ifite umuvuduko mwinshi yegukanye imitima ya benshi kuva isohotse. Imaze kuba iya mbere mu manota menshi ya 2025. Umukinnyi mukuru, ibikorwa biteguye neza n'amashoti yakataraboneka byafashe umwanya munini muri sinema y'uyu mwaka. Ni imwe muzerekanye ku buhanga bw'ikinamico ari bugari. Reka mbibutse neza, izi filime mberetse ni urutonde rw'amafilime yo muri Hollywood, ntago ari amafilime yo muri Bollywood. Muri Bollywood naho mubishaka twazabakorera urutonde rw'uyu mwaka izatwitse cyane muri Bollywood. Murakoze cyane, nge nitwa Dolphin Kevin Entertainment, ndagusaba kanda subscribe nk'umusanzu wawe, tuzibane muri video zindi zitaha. Ciao ciao.